hanyuma umuhanuzi wabizimagira gutya ajya mu mwuka neza arambwira ati umva ukuntu Imana imbwiye ntamena ati rambwiye ngo uwo mwana wawe imurinze gupfa marabira ati mbonye mu minsi 3 uyu munsi yaratashe atariko iravuze ngo kubera ko waje gusengera murinze ndavuga ati amena ati nanone Imana irambwiye ngo uheruka kubonana n'umugabo wawe ari kugutera iyo kandi koro turi imbere y'Imana ntago nkubesha ni gutyo babimbwiye ati iravuze ngo uyu munsi wa none ibitari bifite ishusho ibihaye ishusho ugiye kujya mu rugo sherutiswe uri umugeni urayitwa guhera uyu munsi avuga ati amena ati dore kwa nyoko bukwe byaranze dore kwa so bukwe byaranze ati dore mubara mubawe yerererere arampanurira arangije ndituriza hanyuma nja mu rusengero ndicara umwana arize mujyanira nyina aramwonsa abantu bari kureba tugeze mu mwanya wo kwivuga umuyobozi ati twagize umugisha umushitsi wacu Claudine yahageze nahaguruke adusuhuze tumwakire ndahaguruka nanjye ati haleluya tamena ati nitwa Niyigena byose Claudine ndacyari umukobwa hanyuma naturutsa Imana duhana umugisha umuhanuza agwa muri koma twarinze gutaha tongeye kuzura umwuka cyangwa ngatitire Imana n'umukozi w'umuhanga reka banyikundire sinakubwiye imyaka nabayo ntagira umuntu nkunda cyane Imana rero yambwiye ati ngiye kugukundisha abantu abize n'abatarize abarebare n'abagufi inzobe n'abirabura abubatse n'abatari bubaka bose bagiye kujya bava mu ngo zabo bazi wanya ari wowe baje kureba ubwo rero ndi kugira ngo hari waba ufite n'umwuka w'ishari nimba utangiye kugira oya ari umwuka w'ishari ntabwo natanga nimero yawe hanyuma rero tuza ahubwo n'abandi bazi inshira yo kugumirwa ikurobanuraga mu bandi mukaba mwaravutse muri abandi 10 uwa gatatu ntashaka abandi bose barashatse inshira y'agakurumye wirenganya abarozi wirenganya abapfumu ni inshira yakurumye ariko tugiye gusenga muri aka kanya tugiye kugira kwizera Bibiliya irambwira ngo bene igihugu bari kuvuga amagambo n'abandi bazanye na Pawulo bari kuvuga amagambo ngo uyu mugabo witwa Pawulo yagize kwizera muri we inshira y'ibihombo turayikungumuye iyi nshira y'ubukode yaturumye tukaba duhora tuzerera mu mago y'abandi iyi nshira tuyikungumuriye hasi inshira yo kudakundwa tuyikungumuriye mu muriro mu izina rya Yesu Kristo dukungumuye izi nshira zaturumye inshira z'ubudwayi ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu shimwa ntabwo ujubeshya Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana ari Rubavu
Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mbere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde. Reka ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukurikiye iyi channel ugakanda subscribe ngusabiye umugisha. Nayo icyo nabasezeranije nukutabicisha irungu. Abo dusanzwe tubana rwose uyu muntu mu kubona imbere ya kamera ntitwaherukanaga pe, twari twaraburanye. Mukanya tugiye kumuha ikaze turaza kureba uko byari byaragenze, ariko reka ne kubicisha amatsiko, nta kibi cyari kibyihisha inyuma, ahubwo ni yasi isi nyine kwa kundi tuma abantu baburana bari gushakisha imibereho. Yego, niyigena Claudine tuguhaye ikaze. Murakoze. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Claudine, ekubanza usenge kuganga Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Mana data wa twese, Mana yo kwizerwa ndetse no kwiringirwa, iyi saya none turagushimiye. Tugushimiye kuri Imana ikora imirimo itangaje. Hari iyo wadukoreye mu minsi yose yarishize tudahura, wakoze ibikomeye uraturinda. Hari abantu benshi bapfuye ariko turaturinda. Hari abari mu bitaro ariko waraturinze. Uwiteka, hari abari muri gereza ariko twebwe waraturinze. Wemeye ko tugeze isatura amahoro nuhabwe icyubahiro. Nyemera ngushimire ko wongeye kudutiza aka kanya, ko kongera guca kuri iyi kamera cyangwa se kuri iyi channel tuvuga imirimo yawe n'ibitangaza. Ugenda ukora uko bwije nuko bukeye, nuhabwe icyubahiro Mana. Tweze udutunganye, utubabarire ibyaha byose twakoze. Numara kutweza amazina yacu aka kanya yandukurwe mu gitabo cy'abazarimbuka, yandikwe mu gitabo cy'abuzaho ubugingo. Kandi Uwiteka Imana ya Isirayeli, umaze kutweza kubane natwe muri aka kanya. Ni iminota mike tugiye kumara ahangaha ariko uzuyibanemo natwe. Duhamagaye Mwuka Wera kugira ngo azaganze, duhamagaye amavuta yawe kugira ngo azabane natwe. Kandi abamarayika batacumuye nibaturindire mu mpande enye zose z'aha hantu turi. Duheje imyuka mibi, duheje imbaraga z'abazimu, duheje imbaraga z'abadayimoni. Uwiteka amajwi adakwiriye kutwumva ntatwumve. Uwiteka amaso adakwiriye kutubona ntatubone. Ibirenge bitari iby'umumaro ntibigera aha. Ineza yawe naba ariyo yamamara kuri twebwe. Urakoze ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu. Amen. Claudine, yumve mikaze pe. Amen. Yego, nge nari ngukumbuye, nari nkumbuye kuba twakwicarana tukaganira tukivugira ku mbaraga z'Imana. Kandi nzi ko hari na benshi abagiye baca mu gikari bambaza bati Concorde, Claudine mwarashwanye, Claudine ko mudaherukana. Nanjye ntacyo napfa na Claudine pe. Oya ntacyo. Ni ntacyo. Nawe ni kubizi? Nanjye niko mbizi. Yego. Twaherukanaga gukora ikiganiro mu kwezi kwa mbere. Nukuri pe. Mu kwezi kwa mbere. Kwankora arapfukama wihane. Oya. Claudine mu kwezi kwa mbere ubu turi mu kwa gatanu. Ndanabikwibutsa. Turi kumwe na Julienne na Mukamarayika, turi kwa Mukamarayika. Siko ndi kumva haba ari kera. Ni kera. Nukuri ibuka neza. Ni mu kwezi kwa mbere, ni kera pe. Bibiliya yaranditse iravuga ngo buri kintu cyose kigenerwaga igihe cyacyo. Yego. Ngo hari igihe cyo kuririmba, hari igihe cyo kuceceka, hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo guhunika n'igihe cyo gusonza. Buri kintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Yego. Ubwo rero nuko twari turi mu gihe cyo guceceka, ubwo twongeye kugera mu gihe cyo kuvuga. Yego. Amen. Amen. Imana ishimwe. Yego, amezi 5 ni menshi abantu batabonana. Ibyahitana abantu byaboneka. Claudine uracyarimo cyangwa waraguye? Ariko narumiwe. Ubu ubu ngubu ni ngombwa ngo herwe ubimbaza, we ntiwarebesha n'amaso y'umubiri ukavuga ati uyu muntu byanga byakunda yaraguye cyangwa arimo. Mbo iyo nyirubwite yaje rero sibyo, nje mfite uko nshobora kureba. Mfite uko nshobora kureba. Yego.
ariko noneho nawe nyir'ubwite urahari. nigeze kujya gusenga ahantu umunsi umwe bari bantumiye. noneho wenda warabibonye kenshi iminsi tugendanye ni myinshi, nkunda kwambara ibintu binini bigeze hasi. noneho ahantu ngiye kubwiriza mfata ikanzu ndende igera hasi ndayambara nziza isandaguritse ukuntu, mfata isakoshi mu ntoki nashizemo Bibiliya n'indirimbo, nitega agatambaro kanjye nshigamo agasaha kanjye ndagiye. ngeze ahantu turi busengere, noneho nsanga bicaye hanze, hinjira babiri bakajya kwihana, bamara kwihana bakajya mu rusengero, hakongera akagenda. Mbese ubwo bafataga abahanuzi 4 bakabicaza ku dutebe imbere mu rusengero, ariko apana mo imbere cyane, noneho bakazajya bihanisha abantu, wihannye wese agenda mu rusengero, wihannye wese agenda mu rusengero, mpaka abantu bose bashe gusenga bamaze kwihana. noneho nanjye ndiyicarira, ariko uwantumiye yari yambonye, none harambwiye ati wakwinjiye. ndavuga ati hoya, nyine naje mu modoka nkeneye no kuruhuka mu mutwe. nicarana n'umumama wari ufite umwana mwiza, nyine nawe urabizara igihe ureba umwana ukumva nawe ugize ubwuzu bwo guterura. ndavuga ati se wampaye umwana ngaterura, yo atahubwa Imana inkoreye ibitangaza, tubona arwaye amabere, ati gufata biri kungora. ariko manzi udakundaga inkuru, ko ndi kukubarira inkuru ntuseke kandi gutega ugutwi neza aho uritsa nyine mite nseka. noneho umwana aramumpereza ndamuterura. ntago wari wabona ababyeyi bavuye kwa muganga, nk'ubu umubyeyi wabyaye bavuye kumucura, ndabizi kuri akuntu baba bafashe umwana gutya agashoka bagapfundikiye nk'ahantu bakakamanurira ku mwana, ubwo nanjye aba ari kumufata. noneho ndangije ngira ute, ni nanjye wa mama w'umwana yinjira mbere, aja kwihana umwana aramunsigira. noneho nanjye ngega ku mwanya nja kwihana, niyinjira mu rusengero. uwantumiye ati si mukozi w'Imana wareka tukakwicaza imbere, ntihoya. nanjye ndicara nk'abandi bose, ntabyo kwihesha icyubahiro ni icy'Imana. noneho ndagenda nyine ndavuga ati nagiye kamanze nce ku rukarabiro manze nigeze. ndagenda, noneho uwo ngiye kwihanaho abagiye mu mwuka. uzuga umwuka biraryohaga pe. turi mu gihe cya Pentekote, mbifurije Pentekote nziza. nuko ejo yari Pentekote, mwese Imana ibuzuza umwuka wera. umwuka wera pana wa pirate wera w'Imana. hanyuma umuhanuzi wabizimagira gutya ajya mu mwuka neza, arambwira ati umva ukuntu Imana imbwiye ntamena. ati rambwiye ngo uwo mwana wawe imurinze gupfa amarabira. ati mbonye mu minsi 3 yareye umunsi yaratashe, atariko iravuze ngo kubera ko waje gusengera murinze. ndavuga ati amena. ati nanone Imana irambwiye ngo uheruka kubonana n'umugabo wawe ari kugutera iyo nda. kandi turi imbere y'Imana ntago nkubesha, ni gutyo babimbwiye. ati iravuze ngo uyu munsi wa none ibitari bifite ishusho ibihaye ishusho, ugiye kugera mu rugo sherutiswe uri umugeni, urayitwa guhera uyu munsi. avuga ati amena. ati dore kwa nyoko bukwe byaranze, dore kwa so bukwe byaranze, ati dore mubaramu bawe yererererere. arampanurira, arangije ndituriza. hanyuma nja mu rusengero ndicara, umwana arize mujyanira nyina aramwonsa, abantu bari kureba. tugeze mu mwanya wo kwivuga, umuyobozi ati twagize umugisha, umushitsi wacu Claudine yahageze, nahaguruke adusuhuze tumwakire. ndahaguruka nanjye ati haleluya tamena. ati nitwa Niyigena byose Claudine, ndacyari umukobwa. hanyuma naturutse Imana duhana umugisha. umuhanuzi agwa muri koma, twarinze gutaha tongeye kuzura umwuka cyangwa ngatitire. hanyuma rero hari ukuntu twabiteyemo urwenya. ndi muri korari na perezida wa korari dufite. perezida wa korari ndamubwira ati ariko perezida gutya na gutya ko byagenze gutya. arambwira ati rero Claudine, ari abahanuzi ku isi bafite umwuka wo gukekeranya. uwo gukekeranya. ati none ukitegereza nka Claudine, ati wareba ukuntu yambaye ibintu bijyanye, wareba ukuntu yambaye isaha, afashe Bibiliya nshasha mu ntoki, yiteza agatambaro, yambaye udukweto. atugahita utekereza ukavuga ati umuntu wambaye gutya byanga byakunda afite imodoka. atugahita uja mu mwuka tumva kwivuza. ati imodoka yawe igiginze guhirima kuri buranga.
noneho atukitegereza nka Korodina ushingiye ku kuntu abyibushe n'ukuntu wenda yambara n'ukuntu asa atugahita ubona byaye nka kane atugahita uvuga ati Imana yavuze ngo umwana wa kabiri iramurinze ati hari umwuka wo gukekeranya none wowe uwo mwuka wo gukekeranya nawe ufite ntawe uhita ukekeranya uvuga uti ati ndi kubona amavuta yuzuye oya ntawe mfite urumva ari nayo mpamvu mba naguhamagaye tukihurira imbona nkubone ukabyivugira urumva ukabyivugira naho ibyo byo gutimiza urumva oya kandi Bibiliya yaranditse ngo umwenda wari unkingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri muntu wese yigerereye yego ugomba rero nawe kwigerera ukareba niba amavuta arimo nimba ntayarimo none se reka nkubaze kuba umwenda waratabutsemo kabiri ngo buri wese yigerereye umuntu ahita agenda gutyo umuntu yafunguye ubu kogeza hano iwanjye ko ariho turi gukorera yego yo nakubwira ngo karibu wagwita winje yego kumara cyetse tutamenyeranye none kwa mwuka wera naho no gwita wimenyera ugomba kwifasha ako kamenyero rero niko kabi urumva niko katumye uwo muntu anakekeranya arangije ati ubwo ufite umwana yego uri umubyeyi ngero ntago ngomba gukekeranya ahubwo ngomba kukwibariza wowe nyirubwite none nibyo ntazi nkibariza mwuka ariko ntapimiranyije ubwo rero wakagombye kwicara kuri kamera manje wabaza umwuka ukabubaza ati Mana mbwira nsobanurira hari umuntu yagutse kutubwiriza ko corona gafashijwe Mana nose ko nguciye mu ijambo tugasubira inyuma uwo muhanuzi wagwanuriye iryo yari umumama yari umupapa aho nyumva rezi kandi utangiye kubimbageze oya nuko yewe sha yari n'umukobwa Mana yari ari umukobwa hanyuma umuhanuzi umuntu ayotse kutubwiriza nagafashijwe sinzi impamvu ngira amagambo menshi aratwigisha gatubwira ngo Imana yongera igaruke niba warayabonye muri 2020 ukaba ugeze 2026 itaragaruka igavuga ngo yongera igaruke yego yongera igute igaruke agatubwira ngo hari umutambyi witwaga Manowa ajya kurambagiza umukobwa agiye kumurambagiza ngo mu batambyi bagombaga kureba umuntu udafite inenge nimwe nshimiye data wa twese wantoranyije mfite inenge nokore kw'Imana igeza kureba inzobe sinari kugaragara igireba igikaratsiri sinari kugaragaramo ubwo urumva mfite inenge niba ntaboneka mu bikara ntimboneke mu biyobe ubwo mfite inenge rero mibiri yombi yo ntabwo ari inenge korode ariko tu igeza kureba agasongo sinari kuboneka igeza kureba igikuri nta nange ndaboneka ubwo si uri kumva ntafite inenge uri hagati kabiri igeza kureba umuntu wize amashuri akayarangiza sinari kuboneka ariko nanone yiza kureba umuntu utarageze no muri garidiyene nabwo sinari kubonekamo kuko nagarukiye mu wa kane primaire nizemo igihembwe kimwe ubwo urumva nayo ni inenge hanyuma nshimiye data wa twese wahanoranije mfite akanenge ntago utunenge akemeye akavuga ati nta kibazo nubwo avuka mu cyaro ariko reka mutoranye Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Bibiliya igambwira ngo Manowa ashaka umugore mwiza utagira inenge nimwe mu gisekuruza kiwabo mu gisekuruza kiwabo nta wabuze urubyaro nta w'igikuri nta ufite amenya ahengamye nta mbese nta nenge yagiraga ariko ngo ageze mu rugo Imana ifungura urubyaro ngo umugore wa Manowa niyabyara muzasoma ijambo ry'Imana muzabibona Bibiliya irambwira ngo Manowa arasenga biranga ngo akajya gutamba ibitambo ngo yajya kumwirukana kongera agatekereza akavuga ati ko narebye umukobwa utagira inenge nkitekereza mu gisekuruza nkasanga nta nenge iriyo ni gute uyu muntu yabuze urubyara avuga ati bishobora kuba byarakozwe n'Imana ngo umunsi umwe Manowa yagiye gutamba ibitamba ahantu ngo umugore wa Manowa aje kubagara ibishyimbo hari igihe umuntu agira ibigeragezo konkurode bikamubuza no kujya mu nzu y'Imana akavuga ati no kucumwe nzigira kubagara no kucumwe ndifurira n'ubundi ntabyo ndi gusengamo mbese umuntu akaba yarambiwe Bibiliya irambwira ngo ajya kubagara ibishyimbo ngo agiye kubagara ibishyimbo ngo marayika w'Uwiteka musanga mu murima aramubwira ngo muka Manowa we
umaze igihe wabuze urubyaro abantu barakuvuza abandi baragukwena abandi bagira ute ariko irambwiye ngo noneho ugiye kubyara kandi uzabyara umwana w'umuhungu uyu mwana w'umuhungu navuka uzamwite Samusoni kandi ntihakagire icyuma cyogosha kimugera ku mutwe kuko Imana igiye kuguha umunazire. Yego. Haleluya. Amen. Ngiramubwira ati kandi ntukanywe ibisindisha dore imubuza ibintu byose azakora. Marayika arangije ngo arigendera ngo Mukamana wataha yishimye yaserebuye ari kuvuga ati Imana iyi nkuru si inkuru ngiye kubarira umugabo wanjye. Ngageze mu rugo abwira umugabo we ati mugabo wanjye nahuye n'umugabo mwiza ufite intoki zinyerera. Ibaze nk'ubu konkuro ufite umugore ugeze mu rugo ukumva umugore akakubwira ati nahuye n'umugabo mwiza duhurira mu bishyimbo twari turi twenyine. None hari ukuntu yambwiye arambwira ngo tugiye kubyara wahita uvuga ati canga sha yayiguteye ko nahita mvuga pe sinihari. ariko ngo Manowa ngaravuga ngo niba uyu muntu ko kari Imana mwavuganye akaba ari ijwi ry'Imana wumvise yongera agaruke natagaruka igihanga ndagikata. Ngo Manowa aragenda arasenga yiyigiza kabiri ngo yiyirije kabiri ngafata umugore waramubwiye ati subira mu bishimbo aho uwo muntu mwavuganiye ujyane n'abarinzi bakurinda udatoroka uwo muntu atagaruka igihanga ndagikata. Nshimiye data wa twese utavuga rimwe. Haleluya. Uyu mugabo ntago ajya avuga rimwe nta nubwo azi inshuro imwe. Hari umutesi wa korasi wateye korasi ariko si ayavuga ngo Imana y'umunsi gumwe iyo si yo Mana, Imana y'iminsi ebyiri iyo si yo Mana, Imana y'iminsi itatu iyo si yo Mana, Imana y'ibihe byose iyo niyo Mana yanjye. Nukuri kw'Imana. Hanyuma ngo uyu Mukamana wageze mu bishyimbo ngo nubundi wamugabo aragaruka ngaramubwiga atarega ni njyewe twavuganye. Yego. Ati ni wowe mbabare yanje kubwira umugabo yambwiye kazanyica ngo marayika w'Uwiteka aguma mu murima w'ibishyimbo. Ngaragenda umugore yambwiye Manowa ati Manowa we harya ngo ni wowe usengaga harya ngo nimwe muvuganaga n'Imana ngo ntago abagore bemerewe kuvugana n'Imana. Wa muntu yagarutse nsiza ahagaze mu bishyimbo ngo inagiye kubikwibwirira. Hanyuma ngo ndayamubaza ati yongeye agaruka yagarutse ngaragenda avugana na wa mugabo aramubwira ati wa mugabo ni wowe wavuganye n'umugore wanjye ati ninjye navuganye nawe. Umubwira ngo ikize ngo wa marayika musubiriramo n'ibyo umugore we yamubwiye. Ngo umugabo arangije yikubita hasi hanyuma ngo avuga ati mbabarira ngo utambire igitambo iminsi yose iyo umuntu avuganye n'Imana agomba gusiga igitambo. Ngo nuko atamba ihene ngo agishaka inkwi ngashumike nyine ashigamo umuriro atarashigamo umuriro ngo marayika w'Uwiteka afata ikiganza gikoza kuri cya gitambo cy'ihene ngo umuriro uraka marayika azamukira mu muriro arigendera ngo na cya gitambo atagitwaye ngazamukiye mu muriro ngo Manowa yikubita hasi tubwo mbonye Imana noneho ndapfa. Ngo umugore amubwira ati Imana yagarutse ngo urapfa ahubwo tugenda tukora ibyo turakora umunazire turamubonye. Hanyuma ngo bararanye Samusoni aravuka. Rero Imana yongere garuke. Haleluya. Hanyuma ntago mbizi bwa nawe wemezwaga n'ibimenyetso nka Manowa cyane na ntuzi na Gideon. Na Gideon nawe yakundaga ibimenyetso ariko nibyo nuko hanyuma rero ngiye uri kureba imbere yawe ndakijijwe. Imana ishimwe. Ngiye kugusomera utu tumesaje tubiri utwihanganire ntabwo ari tubi asanga turimo n'amadolari oya nta mafaranga ariko ibirimo birenza amafaranga kuko harimo icyizere. Harimo icyizere kandi kugirirwa icyizere. Yego uyu muntu yanyandikiye 4:53 z'ijoro. Uraho neza Uwiteka kwishimira ndashaka kunsengera nkwandikiye bwije ahari mwaryamye nzabavugisha ejo. Nanjye ubwo mba nkangutse 7:48 mbona yanyandikiye ndamubwira nti nge ndi umunyamakuru wambwira umuhanuzi wifuza mu bo wabonye twakoranye ibiganiro nkaguha nomero ye. Yansubije 12:38 za mu gitondo yandika ngo Claudine. Sawa. Uyu numwe undi 4:30 mwaramutse neza
nakurikiranye ikiganiro cyanyu na Korodina, nifuza ko mwampa nimero ye tukazahura, murakoze. Mba ndayimuhaye, ati murakoze cyane. Ikiro nacyo cyambera ikimenyetso cy'uko ugize ute, cy'uko kirimo. ubwo yakekanyije kubona amavuta yuzuye. Niba aba bantu bo bareba akavuga ati dukeneye ko Korodina yadusengera, nuko baba babonye amavuta. Itangazo bakunzi ba Konkorode TV show, hasigaye afite umwuka wo guceceka. Ni umwuka ufite ibimenyetso Korodina. Uyu mwuka ufite ibimenyetso, we ubyakira ute? Imana ni umukozi w'umuhanga. Yego, reka banyikundire, sinakubwiye imyaka nabayo ntagira umuntu nkunda cyane. Imana rero yarambwiye ati ngiye kugukundisha abantu, abize n'abatarize, abarebare n'abagufi, inzobe n'abirabura, abubatse n'abatari bubaka, bose bagiye kujya bava mu ngo zabo bazi iwanyu ari wowe baje kureba. Yego, ubwo rero ndi kugira ngo hari waba ufite n'umwuka w'ishari nimba utangiye kugira oya, ari umwuka w'ishyari ntabwo natanga nimero yawe. Hanyuma rero tuza ahubwo n'abandi bazi. Yego, hari indirimbo yavuze ngabagezeyo baragwiriye n'abandi bari mu nzira muze mwisigara. hanyuma niba bagezeyo bagwiriye hakaba hari n'abandi bari mu nzira, natwe bakaba bari kuduhamagara. ubwo abamenye bakomeze bamenye, n'abatari bamenye baze, n'abandi bazamenye uyu munsi bongeye bamenye. yego. kandi mujye murankunda basho, nanjye ndi umwana mwiza, mba nisekera, nta satani ngiraga. Yego, aba nabanditse aba ku makomenti bo ntabwo dusomye, ahubwo reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Niba ari ikintu nkunda, yego, nkunda ukuntu usobanura ijambo, nk'ubu ukuntu usasiye iryo rya Manowa na mugore we na Samusoni. Hari umuntu ubona ukavuga uti pe, amavuta ni ukuri. yego. ubwo zampaye umwanya na cyangwa uri kundya? Ego, ku mwanya nawe uguhaye, kandi nta n'agapapuro ndakwandikira. Agapapuro wakazi? agapapuro ko bajya bandikira umuntu uri kuri mimbara, kuri nembara ngihangana usoze ngo bwakeye. yego, nta korondi bwandike cyangwa bakore hano. bakureba neza bagahita bahakora bakakwereka ko wateye. ariko nta n'ikibazo kiba kirimo da, n'ubundi Bibiliya iravuga ngo mucaha bica gahunda. none nta kibazo. tugiye gusoma ibyakozwe n'intumwa, ijambo ry'Imana ndi kwiyumvamo kano kanya, ariko mutagira ngo ndyiyumvishemo kera, hano aka kanya ndi kumva. Yego. hanyuma ibyakozwe n'intumwa ibice ni 28, turasoma duhereye ku murongo wa kangahe wa mbere. Yego. Inshira iruma Pawulo ntihagira icyaba. nawe siniko ari kuvuga. Inshira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita, bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati uyu ni umwicanyi, kandi nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, ntimukundira kubaho. ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, bahinduka ngo ikikongoro, bahindura bati ni Imana.
manza we hano uburangazi. Oya nendi kuri kamera ntago narangaye. Ndi kukugira ngo urumuri izuba ritakwica. Hanyuma Imana yabwicyubaye. Amen. Impamvu buriya watinze ushobora kuba wari wafashijwe nawe hari inshira yakurumye muri iyi minsi. Ushobora kuba atari inshira y'inzoka ariko hariyo mfite. Wese agira inshira cyane rwose. Bibiliya dusomye inkuru y'umugabo witwa Pawulo. Konkorode yavuze ngo akundaga ngo inkuru mutuze nzimubarire neza. Yego. Bibiliya itubwiye ku nkuru z'umugabo witwa Pawulo ndetse n'abandi batumirwa be cyangwa abigishwa be ngo yari yagendanye nabo uwo munsi. Ntabwo mbizi ngo bari bagiye Imereta mu gihugu cy'Imereta, ntabwo mbizi ngo bari bagiye, ntabwo mbizi ibyo bari bagiye gushaka, sinzi n'uburyo bari bagiyemo, ariko ngo yahagurukanye n'abagabo Konkorode ubyumve. Barahagurukana bavana iwabo mu gihugu cyabo ngo baraza ngo bagera mu kirwa cyitwa Merita. Bibiliya irambwiye ngo bakigerayo ngo mbere yuko bahagera ngo hari imvura yaguye hirabanyagira, imbeho irabarya, ibibazo biraza, mu rugendo habamo byinshi. Korari ndirimbagamo dufite indirimbo ivuga ngo mu rugendo hari abageni ndetse n'abaherekeza, twese uko twarutangiye siko tuzarurangiza, haranira gusenga usaba Imana imbaraga kugira ngo uzashobore kugera i Kanani. Amen. Isarura rirageze, ishungurwa rirageze, urukungu mu masaka ruve mu masaka, ibiti byumye nabyo bive mu biti bibisi kugira ngo uzashobore kugera i Kanani. Hanyuma mu rugendo habamo byinshi. Habamo byinshi. Pawulo nawe n'abandi bagabo biwe ngo bahuye na byinshi mu rugendo, ariko ngo bakigera muri iki gihugu cyitwa Merita ngo bahasanga abana beza, imfura nziza. Konkorode amaze kubabwira ngo yanyakiriye pe, yampaye akaji, nicaga ku meza y'abakire, nimeza neza, nsangira na kameramani wanyu n'umunyamakuru wanyu, turicaga turarya. Tubigenza duteka, Imana yambwiye ati nzakugaburira mwana wanjye, uzagera no ku rwego bisigara ku meza byasigaye da. Ya ntago njyaga ibanga rero Konkorode uzajya wihangana kuba bifasha abantu. Hanyuma ngo babagirira neza, barabakira nk'uko nawe wanyakiriye, nk'uko n'abari abatumirwa bawe cyangwa se bariya bakirisitu bawe banyakira kuri cano yawe, bakakubwira bati Korodina twaramukunze, burya baba banyakiriye. Batanyakiriye ntago bagusaba nimero zanjye. Hanyuma rero Bibiliya irambwira ngo babagirira neza, barabakira, barababwira bati dore ngiri ishamba, ngiye umupanga, ngiye ishoka, ngo babasiriza n'inkwi, ngo barababwira bati tugiye gucana. Ariko harimo umugabo umwe witwa Pawulo uzi gukora neza. Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimuberaga icyaha. Hanyuma ngo uyu mugabo aravuga ati ni gute aba bantu banyakira? Bagira ute Konkoro? Banyakira. Aba bantu batwakira bakaduha inkwi zabo ku buntu, batwakiye mu gihugu cyabo ku buntu, banyuma bagiye kugura imihoro yabo ku buntu, baguze ibibiriti byabo ku buntu. Nje gufata inkwi nkasa nkashira hariya nkarasigamo ikibiriti n'ibindi byandusha. Ibaze rwose. Ariko ibaze Konkoro kugira umuntu akubwira ati ngiyi kamera, ngizi mikorofone, ngiyi bibiri, ngizi intebe uricaraho ku buntu, wowe kwicara ukavuga byakunaniye. Yabizi se baguhaye byose. Ari abantu rero Konkoro ndabigize abanebwe ngo kuva ngo nabaye ngo umukozi w'Imana, ngo wenda ngo nahanuye ngo imodoka iraza, ngo none ngo ubu ngo ngiye kwicara ngo ngeye kakaguru ku kandi, ngo sinzongera gufura, ngo sinzongera gukubura, ngo umukozi w'Imana si ngo wambona ndi gukora ikiyede, ngo umukozi w'Imana si ngo wabona nikoreye ibase yavuka ndi gutembereza, ngo yagira ngo iki. Hoya sha mwana, ibyo n'ubunebwe. Hari umupasiteri uherutse yagatuyoboye ku rusengero rwacu, yihangane nambona namuvuze, aratubwira ngo musenge mukora kandi mukore musenge. Rero ni ngombwa ngo Pawulo nawe aravuga ati nubwo nkonje, nubwo ndi gutitira, nubwo ntameze neza, reka ngira utereka nkore.
Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Hari abantu bazi gukora konkuru ukuri kw'Imana kavuga ati kankore. Hari umuntu mu kwa 9 ni mu kwa 10 mu kwa 10 hari umunyamakuru tuziganyeho njyewe nawe witwa David twagiganye ibiganiro noneho telefone yanjye bari barayinyibye none arangije agandika aravuga nka guke nyine tuba tuganira aravuga ngo umuntu ukeneye Claudine kuri WhatsApp anyandikire hanyuma uwo mukeneye bisanzwe amuhamagare noneho ngo hahita havamo umukobwa umwe atuye i Kigali arangije agavuga ati ni gute umuntu yakeneye Claudine kuri WhatsApp akabanza yandikira umunyamakuru aravuga ati ubwo byanga byakunda nta telefone afite aranyihamagarira arambwira ati ko nakubuze kuri WhatsApp byagenze ute kandi nkaba numvise umunyamakuru ari kuvuga ngo tugire dute tumwandikire byagenze ute ndamubwira ati telefone yanjye baherutse kuyinyiba arambwira tuze nkugurire telefone ya telefone wambonanye niyo yanguriye Imana muhumuri nukuri ubwo rero uwo nawe yarakoze nukuri hanyuma Bibiliya irambwira ngo umugabo witwa Pahuro aravuga ngo ntago nakora ikosa ryo kwicara ngo bashe gutema inkwi baze bazicane bahungize umuriro gwake gugirute ngo nindangiza nicage ngo ndikota reka aravuga ati nanjye kanase nteganye umuganda w'inkwi ngarazicana ngateganya umuganda w'inkwi ngarangije agazicana ngo hari mwinzoka imwe ngo yitwa inshira kandi iyi nzoka ngo nta muntu numwe yigeze iruma ngarokoke yego ko narumiwe ngo yari inzoka mbi igira ubumara bubi aho yaruma hose yaruma ku kaguru yaruma ku kuki yaruma ku mutwe yaruma ku jisho aho yarumaga hose ngo nta muntu warokokaga abo umusore abo umugabo uwo yarumye ntago yarokokaga Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo witwa Pahuro nginshira iva mu muriro imuruma ku kiganza ce Bibiliya irambwira ngo bene igihugu kubera ko bari basanzwe bamenyereye iyo nshira bazi nabo yishe bazi nabo yahitanye ngo batangira kuvuga bati nta kabuza uyu nawe agiye kubyimbirwa niko nabandi bitangira hanyuma arapfa kindutse niko nabandi bapfa ngo batangira kuvuga bati ni umwicanyi ni gute inzoka imurobanuye muri bose ni gute imurobanuye mu bandi banyamakuru ni gute murobanuye mu bandi bahanuzi ni gute yinshira yakurobanuga mu basengeka kuruma ngo batangira kuvuga bati ni umwicanyi ubu bashuti banje hari umuntu ufite ikibazo warumwe n'ishiga y'ubukene bakavuga batariko ni gute ubukene busanga umuntu ufite amaguru n'amaboko konkuru niko abantu bavuga yego hego ku mana yawe ikibazo nuko utari kubyumva ndi kubyumva abantu sha ni gute iyi nshira yifashe ikarobanura Claudine mu bandi bakobwa bose hari igihe nshira yo kugumirwa ikurobanuraga mu bandi mukaba mwaravutse muri abandi 10 uwa gatatu ntashaka abandi bose barashatse inshiga yagakurumye wirenganya abarozi wirenganya abapfumu ni inshiga yakurumye ariko tugiye gusenga muri aka kanya tugiye kugira kwizera Bibiliya irambwira ngo bene igihugu bari kuvuga amagambo n'abandi bazanye na Pahuro bari kuvuga amagambo ngo uyu mugabo witwa Pahuro yagize kwizera muri we nkumurira akakaboko gafitiye inshinga cyangwa se inshiri iri kureretaho ngaraga kunkumura uku kuntu waje wowe Concorde ugafata kamera yawe ukaza kuyitera hano muri aka gashamba ni mbese nakaboko wakunkumuye ibi nibyo bita gukunkumura amatike nateza kugira ngo duhure nakunkumuye ugiye kwizerera uri ukunkumura akakaboko niba wararumwe n'ishinga yo kuteza ugiye gukunkumura iyi nshira niba wararumwe n'ishinga yo kutagundwa ugiye gukunkumura iyi nshira tugiye gukunkumura tubwihisha Imana ng'inshira zaturumye Imana zidukureho mu izina rya Yesu haleluya nago mbizi niba uri kubyumva ndi gufashwa Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo arakunkumura arakunkumura ngishiri kagendera hambuka gake arakunkumura aravuga ati nta ribi gukunkumura no gucuruza utunyanya ngarakunkumura ngaje yunguka 2 yongeye gukunkumura yunguka 3 hari ukuntu kunkumura ugakunkumura muri voka bikanga ukavuga uti reka nongeye nkunkumurire mu bunyobwa ngarakunkumura
arakunkumura ngarakunkumura ngiciga ikagenda ihambuka ngarongera arakunkumura. Bibiliya avuga ngo none ishiri muva igwa mu muriro, ngo babandi bakomeza gutegereza baravuga batazapfa sebye, bagategereza bati ntazava mu bukode, bagategereza bati ntago azashaka, ariko ngo bagitegereje niko Bibiliya ivuga ngo babona nta kintu abaye, ngo barahinduka bati iyi ni Imana. Tugiye gusenga abantu bazi ko inshinga yakurumye izaguhitana, abantu bazi ko inshinga yakurumye izagukuramo, mbese inshira yuko igiye kukubyimbisha ugapfa ukindutse. Abantu bategereje tugiye gusenga bahindura amagambo. Kandi kugira ngo bahindure amagambo nuko iyi nshinga yaba yakuvuyeho. Izere mu mutima wawe, wowe musore unkurikiye, wowe mukobwa unkurikiranye, izere mu mutima wawe ukunkumure. Wowe mubyeyi izere ukunkumure, wa mugabo wizere, izerere muri iri jambo uvuge ngo nimba Pawulo yaragize kwizera agakunkumura, inshira ikamuva ku kaboko ikagwa mu muriro, nanjye nkunkumuye ubushomeri bumveho, nkunkumuye inyatsi zimveho, nkunkumuye amadena mveho, nkunkumuye ubukode bumveho. Tugiye gusenga, gira ibintu kunkumurira mu muriro iyi saya none, kunkumura mu muriro icyangiro bagusize, kunkumura mu muriro inzozi mbuhora urota, kunkumurira mu muriro ubu burwayi bwakubayeho karande. Tugiye gusenga, gira kwizera muri wowe, ugira ibintu kunkumurira mu muriro. Niba ari ibyaha byakubayeho karande abantu bagatekereza yuko bizaguhitana, ukunkumurira mu muriro uyu munsi wa none, uvuge ngo nabeshaga ariko mbikunkumuriye mu muriro. Tugiye gusenga konkoro, ugira ibintu kunkumurira mu muriro, nanjye ngiye kugira ibintu nkunkumurira mu muriro, n'abadukurikiye bagira ibintu bakunkumurira mu muriro. Izi nshinga ntizikatugireho ububasha, ntizikatugireho imbaraga, mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, urihagije muri byose. Abantu badukurikiye none barumwe n'inshira, kandi bene igihugu kirimo izi nshira bazi neza ko nta muntu izi nshinga ziruma ngo arokoke. Ariko uyu munsi turasenze kugira ngo inshinga iyo ari yo yose yaturumye, uhereye none turakunkumuye. Inshinga yo kutabyara turayikunkumuje, inshinga yo kuteza turayikunkumuje, inshinga y'ibihombo turayikunkumuje, iyi nshinga y'ubukode yaturumye tukaba duhora tuzerera mu mago y'abandi, iyi nshinga tuyikunkumuriye hasi. Inshinga yo kudakundwa tuyikunkumuriye mu muriro, mu izina rya Yesu Kristo. Dukunkumuye izi nshinga zaturumye, inshinga z'ubudwayi, inshinga Uwiteka, inshinga z'amagambo, inshinga izarizo zose zaturumye, uhereye none tuzikunkumuriye mu muriro. Uhereye none rengera abantu bawe, kandi abantu bose badutegerejeho ibintu bibi, Uwiteka uyu munsi bahindura amagambo bavuge ngo uri Imana. Urakoze kuri Imana igiye guha urubyara barubuze, kandi urakoze kuri Imana yishuye amadeni ku bantu bayarimo. Urakoze kuri Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza ku bantu bose bagukeneye. Urakoze kuri data wa twese mwiza, ngaho komeza kuganza kandi ukomeze gutegeka mu izina rya Yesu. Amen. Yego mukozi Imana Claudina, Imana iguhe umugisha. Reka tugusabe utange nimero. 0786515830, 0786515830. Amen.